Hello, wonderful people of God. So here we came, our first and only our first episode to our podcast, The Redeemed. So, tugiye gutangira tubibwira. Ese turi bantu ki? Twe tuje kubaganiriza turi bande? Cyangwa twebwe tuje kubabwira ibi ngibi? Tubikura hehe? Fondasiyo yacu ni iyihe? Kugira ngo ibyo tubabwira mu mvano bituruka. So, njyewe amazina yanjye nitwa Jonathan Nyirishema. Sindi njyenyine ndi kumwe n'umuvandimwe, ahangaha ni mu rugo na mu guest dufite, turabavandimwe tuje kubaganiriza. Ewan, we are so excited to our first episode to our podcast. So reka nawe arahari, turi kumwe, reka nawe mubereke. Thank you, brother Jonathan. Praise God. Ndabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turanezerewe kuba aha ngaha. Iyi ni Redeemed Podcast cyangwa mu Kinyarwanda ugucungurwa. Yeah, Yes. niba ntibeshye, yes, no gucungurwa. Yeah. Iyi podcast igenewe cyane cyane ba bantu bari gukizwa vuba. Ariko bagiti kwinjira mu bya Kristo. Yego. Hari ukuntu bari gukinjira mu nzira ya Kristo. Yego. Ariko ukaba ukeneye inyigisho nyinshi zagufasha. Yego. Iyi podcast ni yawe. Ikindi n'abandi nabo ubaye warakijijwe ukaba usanzwe usenga bisanzwe, nawe turagutumiye. Nawe ntago hejwe. Iyi ni podcast yawe mwese, tugomba kuganira ku ijambo ry'Imana. Kandi ikindi, iyi ngiyi ni podcast yacu, namwe uramutse ufite igitekerezo, comment section ni iyanyu. Urandika kandi tugeraho tukanyura mu bitekerezo byanyu tukanabasubiza. Wow. Nkuko mubyumva umuvandimwe bivuze, ahangaha ni mu rugo. Murakaza neza, ibitekerezo byanyu bihawe karibu, ni ukutubwira ati gutya bimeze gutya bimeze gutya. Uyu munsi tugiye kuvuga ese kwakira Kristo bimeze gute? Abantu benshi bakunda kwibaza ese ubundi Kristo ameze gute? Ese ubundi uyu muntu yakiriye Kristo aba yiyumva gute? Ahangaha nibyo muvandimwe ndakeka aribyo tugiye kuza kuvugaho. Yes. Kandi ndabizi murahabwa umugisha ku buryo bukomeye cyane. So, njyewe nakijijwe, simaze igihe gito yanyijijwe, ariko nanone si kinini cyane. Nakijijwe muri 2019 December, ariko ubu ngubu kuva uwo munsi n'iki gihe umuriro w'Imana uracyaka muri njyewe. Imana icyubahiro. So, reka mbaze umuvandimwe atunyuremo gakeya, nanjye ndaza kuvuga uburyo bimeze. Ese my personal experience to receive the Lord, how is it like? Yeah, ibyo nibyo tugiye kuvuga. Reka mubaze, ese ubundi kwakira umwami Yesu Kristo ubyumva gute mu buzima bwawe? Yes, mbere yuko ngira ikintu mvuga, njye ndabanza gushima Imana. Yes. Njye nagize amahirwe, navukiye mu muryango w'abantu bakijijwe, ntago nigeze mba mu buzima bwo mu isi yo hanze. So ikintu navuga nyine, igihe navuga nakirijwe ni igihe njye nabatirijwe. Igihe navukiye bwa kabiri nicyo gihe navuga ko ari cyo gihe nakirijwe. Yeah, that's beautiful. Kuko yes, Bible says ngo niba watura akanwa kawe yuko Yesu ari umwami ukabyizera uzakizwa. That's right. Yes. Kandi ikindi mu ijambo ry'Imana tuzi yuko kugira ngo umuntu avuke bwa kabiri abanza akakira Yesu as a King and Savior mu mutima we. Hanyuma akabona akabatizwa. Okay. So aho ngaho niho nashingira mbanza kuvuga igihe njye nakirijwe. Okay, utarakomeza, waba warakishijwe ryari, mu wuhe mwaka, kugira ngo abantu mudukurikiye mubashe kumenya ese bimeze gute? Reka waba warakishijwe mu mwaka wuhe niba ubyibuka? Ndabyibuka. Bitewe n'ababyeyi banjye nifuzaga kubona gukizwa kwanjye, ndi kuvuga ngiye kuvuka bwa kabiri. Kuvuka bwa kabiri nanjye nibyo ndi kuvuga. Yes. Kubatizwa amazi menshi. Bitewe n'ababyeyi banjye ndabyifuzaga kubatizwa kera nkiri umwana. Ariko just nyine bakambwira bati uracyari muto uzabatizwa. Yes. Nabatijwe 2021. Amazi menshi. Wow, that's beautiful. Ese bantu mudukurikiye, murumva ibintu bitaryoshye koko? Ese we waba warabatijwe ryari? Uri kudukurikirana,
dufashe tubimenye muri comment section, kuko ahangaha ni mu rugo, njyewe n'umuvandimwe namwe, aha ni mu rugo, turisanzura. Iyo umuntu ari mu rugo akora icyo ashatse, arisanzura, aravuga ntagaceceka. Okay, umaze kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza, ubuzima bwawe bwatangiye kugenda gute? Nkimara kubatizwa nk'abantu ari bo bose, hari umuntu ugeze kutubaza ikintu yatubwira ati ese iyo umuntu akimara kubatizwa aba yumva afite passionate, ishyaka muri we ryo gukorera umwami. Yes, I get that. Ishyaka ryo gukora ikintu everything muri church arazinduka, ibintu byose kuko acyumva umuriro w'Imana nyine, hari ikibatsi cy'Imana cyaba kikimuriho. So ariko abantu benshi, abantu bamwe muri iyo abantu batijwe ntago bose bakomeza izo mbaraga. Yes. Ntago bakomeza izo mbaraga kugira hari aho bahita basubira inyuma bakabivamo. Yes. Ugasanga nyine wenda ni hari umuntu warasengeraga kure, akajya avuga ati no hari ahantu ntabonye moto ntabwo nagenda n'amaguru. Ariko just nkimara kubatizwa, yes, the Holy Spirit came into me. Yes. Ibihe byo gusenga biriyongera, ishyaka ryo gusenga, gusoma Bible. Nuko in the book of, mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cya mbere umurongo wa 8, book of Acts, haravuga ati icyakora muzahabwa imbaraga. You shall receive the power when the Holy Spirit will come into you. Ikindi kandi ngo muzaba abagabo bo kumpamya i Samariya n'i Yudaya. Iyi niyo Bible verses, kuko natangiye icyo gihe natangiye gusoma the book of Acts, igitabo cy'ibyahishwe n'intumwa, byakozwe n'intumwa, aho nagiye mbonamo inkuru za Petero, aho bageze kuri rya rembo ryitwa ryiza. Bakoze umurimo ukomeye cyane. Kandi iyo turebye Peter ukuntu byari bimeze kera, Peter yari umuntu ugeragezwa cyane, wuzuye gushidikanya guteye ubwoba, afite ibibazo bikomeye cyane. Ubu Peter tuvuga ni wa wundi wakase umusirikare ugutwi igihe baza gufata Yesu. Ariko nk'uko umuvandimwe bivuze in the book of Acts, bageze ku irembo rya ryiza, bakoze umurimo ukomeye cyane with the Holy Spirit. Yes. So ubuzima bwawe bwagenze neza aho maze kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza. Nanjye nyuzemo gakeya maze kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza, ibintu byararyoshye cyane. Kera nakoraga ibyaha, ariko maze kwakira Yesu umwami n'umukiza n'urugendo, ntago ari ibintu bihita bihinduka ako kanya, ahubwo hazamo ikintu cyitwa inzara ibyarwa muri wowe, ukumva ufite inzara irimo iracucubikana muri wowe, irimo iradudubiza muri wowe. Urashaka gusenga, wakora igishoboka cyose ngo ugere ku rusengero, wasoma ijambo ry'Imana, sibyo, wakora ibindi bintu byose, ariko yet icyaha kirakomeza, kagakomeza kakwikaragaho. Ariko uko utindamo cyane, ibyenda za mbaraga z'umubiri n'icyaha bigenda bitandukana, ukabona noneho imbaraga zagize ute, ukabona ibintu byaratandukanye. So yes, ukiri aho ngaho hari akandi kantu nshaka kongeraho. Yes. Kukigira to be born again, kubatizwa mu mazi menshi. Buriya nk'abazi Christian, nk'abakristo, iyo ubatijwe bwa kabiri, ubwo wowe wemeye ko Yesu aba muri wowe, wowe wemerewe gupfana nawe ukongera ukazukana ibundi bushya. Hari caractère zigenda buriya, hari caractère tuba twifitemo, ugasanga nta kantu wanze kureka byaranze, ariko icyo gihe wemeye kuvuka bwa kabiri, izo caractère burya ziragenda. Izo ngizo ziragenda. Hari caractère zimwe na zimwe twenge nk'abantu tugira, nawe ukajya ubona uhora ukora ikintu, ariko uhora ukora ikintu rero ukona byaraje, ukagikora ejo ugati Imana mbabarira, apologize, ntabwo nzongera, n'ejo ukongera ukagikora, ukongera ugasaba Imana imbabazi. Sije ni wa muntu utaravuka bwa kabiri. Ariko iyo bamaze kuvuga bwa kabiri, Yesu aba ari muri wowe. Ibyo ukora cyaki, uramuga ati Yesu ngwino ntabara, Yesu ngwino imbere yanjye. Iyo caractère iragenda. Uribuka umurongo wanditse muri Philippians chapter 4 verse 13. Nshobozwa byose. I can do all things through Christ who strengthens me. Nshobozwa byose na Kristo imbaraga. So iyo uhamagaye Kristo uti njyewe rwose imbaraga ziranze pe, ngwino njye munyambike imbaraga, wow, icyo kintu kiraguhunga. Yes.
nkuko ijambo ry'Imana rivuga ati ntimuba muri mwe nanjye nkaba muri mwe, ntimuba muri njye nanjye nkaba muri mwe, musabe icyo mushaka. Nkongera nkabihuza na 2 Chronicles 17:40. Haravuga ati Bible haravuga ngo to my people, abantu bitira izina ryawe bagakora ibyo gukiranuka, I will hear them from heaven and I will forgive our all sins, kandi ngo nzabakiriza igihugu. What a beautiful portion. People, are you getting this? People, I'm talking to you. Are you getting this? This is so precious. I tell you, oh my God, I'm so attached. So I'm really attached with that portion. To my people. Oh, 2 Chronicles. Yes, if they humble themselves to me. Yes. Abantu banye ntibicisha bugufi, bagahamagara izina ryawe. Yes. Nzabumva ndi mu ijuru. Azabumva ari mu ijuru. Yes. Okay. So, ijambo ry'Imana ni ryiza cyane. Twarivuga umunsi wose ugashira, nta kunanirwa kujemo. Kuko iyo turi kuvuga, hari ikintu naje kumenya, iyo turi kuvuga ijambo ry'Imana, iyo turi kuvuga kuri Kristo, hari imbaraga ziza zikaba muri twebwe, nizitume turuha. Ugakomeza ukavuga, kandi iyo uvuze kimwe, umwuka wera ahita aguha ikindi cyo kuvuga. So, ese bantu madukurikiye, wowe hari ikintu waba ufite cyo kuvuga kuri Kristo? Ese Kristo amaze kwinjira mu buzima bwawe, amaze kwinjira mu buzima bwawe, hari ibintu byatangiye guhinduka, urabibona? Ngiri kubabwira ibi ngibi ndi ubuhamya bw'ubuzima bwanjye. Hari ibyo nari ndimo, ariko hari n'ibyahindutse maze kugira ute Kristo amaze kwinjira mu buzima bwanjye. Experience yanjye ndumva ntayivuzeho cyane, uburyo njye maze kwakira Kristo, uburyo byari bimeze. Njye maze kwakira Kristo uburyo byari bimeze. Nabatirijwe mu itorero ry'ahantu n'ubundi nuye yahegereye, ariko maze kubatizwa narakomeje, ahubwo nibwo natangiye kumenya noneho icyaha cyamara kwinjira, nkahita I made a sin. Noneho nkahita nyimenye. Niba wenda kera, okay, n'urugero kambaho urugero, kera wenda niba nk'abana bo mu rugo warakundaga kuvuga ukahita urenzaho igitutsi, noneho wamara kumuvugisha umubwiye nabi wenda akoze nk'agakosa, wamara kumuvugisha ukahita urenzaho igitutsi, so ukahita uvuga ati oh my God, ndacumuye. Aho ngaho ukahita uvuga ati oh Jesus Christ, please forgive me of this sin. So n'urugendo nge, ariko nibwo nabashije kumenya ati noneho even n'akantu gato cyane ukagakora, umwuka wera akakwemeza ati ukoze icyaha, kuko uba waramaze kwemerera Yesu Kristo umwami n'umukiza. Kandi iyo wakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza, igice cy'umwuka cyawe kiba kizutse, kiba gikangutse, kiba gikangutse, nibwo kiba kigiye gukora akazi kacyo. Umwuka yemeza abantu, yemeza isi ibyaha byayo, kabwa ati wacumuye, ukoze icyaha, saba imbabazi ako kanya, nta segonda rivuyeho, kuko waramaze kwakira Kristo. Kandi Kristo arera, ntago abyigana n'ibyaha muri wowe. Abashaka kukwigarurira wese akaba mu mubiri utunganye, ariko nanone tukiri mu mubiri ngo turacyari abanyantege. Ariko nanone niyo twakiriye Kristo kubw'umwuka wera, aduha imbaraga zo kurwanya icyo kintu, icyaha kigatandukana n'ubuzima bwawe kure. Yes. So njye maze kwakira Kristo nuko byagenze, nkajya nisanga nabwiye bashiki banjye nabi, ngatuvuga oh mvuze nabi, Yesu Kristo mbabarira. Aho ngaho niho natangiye kubona ko Kristo yatangiye gushinga imizi mu mubiri wanjye. Noneho inzara n'inyota byo kumukurikira no kumukunda yavutse uwo munsi. Nubwo mbere najyaga gusenga, ariko nari ntarabishyiraho iki, nari ntarabishyiraho inuza. Hari ukuntu ikintu ubu gikunda, ariko nanone utaraba rare, utarakwinjira. Yes, none utaramenya neza what are you doing, uri gukora iki ubundi. Yes, maze kwakira Kristo nibwo ibintu natangiye kubona change, nangiye kubona change, kugeza aho
nabatijwe mu mwuka wera. Umwuka wera arambatiza. Kwakira Kristo ni ibya mbere, kubatizwa mu mazi ni ibya mbere. Aho ngaho ubudekaraye ko Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, sibyo? Ukabana nawe buri munsi, akagenda yica ibintu muri wowe, sibyo? Ibi bya bihanda byari bihagaze muri wowe, byarigaruriye umubiri wawe, byarawufashe. Kristo ubwe we araza. Uko igitonyanga cy'amaraso kigenda kimeneka, urabizi yatanze umubiri we ku bwacu, yawutanze ku musaraba, kandi amaraso rya cumu bamuteye mu rubavu, amaraso yaragwaga akagwa ku butaka. So iyo Kristo mwakiriye agakomeza akaza mu buzima bwawe, hari ibitonyanga by'amaraso bikomeza bigwa bikagwa mu buzima bwawe, sibyo? Kandi akogesha amaraso ye ukageraho ugacya. So ngiri kuganira, urabizi hari igihe njya mpura n'uducarenji, ibintu bikangonga, sibyo? Nagira ute, ariko umwuka wera ntatuma ndenga iyo stage, ntatuma nanegrije kubw'ikintu naba nkoze. Yes, Holy Spirit is real. Kandi bantu mureke mbabwire, umwuka wera ni Imana akaba na Yesu. Ukiranga hari umurongo uri mu gitabo cya Philippians. Yes. Avuga ko tutahawe kwizera Kristo gusa, ahubwo twahawe no kubabazwa kubwe. Yes. Iyo uri umukristo, ikivi wahisemo gukurikira Yesu. Yes. Satani arakurwanya. Satani ntabwo agomba kugenda ngo arwanye bari abantu. Yes, abantu badakijwe, abantu batigeze banamenya Imana. Kuko twege turimo turasenga, tuba turimo turagira gute, hari ibintu bya Satani, hari umuriro tuba turi kohereza ikuzimu. Hari umuriro tuba turi kohereza imbaraga z'umwijima, turimo turahangana nazo. Rero Satani ni wowe warwanya, ni wowe warwanya. Ariko nanone kugira ngo utsinde Satani, wakiriye Kristo, warakirijwe, ikindi kintu ugomba gukoresha ni ukwizera. Ni ukwizera. Ukizera ko Kristo uko ati njye napfanye na Kristo. Nkuko Yobu Bible bivuga, nta muntu wigeze ugira ibyago ngo ageze ahayo kuri iyi si. Nubwo tujya tuvuga ati ndabirambiwe, bivuyemo nyine ndumva ubuzima bwanze nakiyahura. Ndagira ngo nkubwire ngo nta muntu n'umwe uriho wagize ibyago nka Yobu kurusha ibya Yobu, ntawe. Ariko Yobu yewe yaravuze ati navuye mu nda ntacyo nambaye, nzajya mu nda y'isi ntacyo nambaye. Ahubwo agashima Imana. Uko yumvisha avuga ati inka zawe zigenda gutya, abana be 7 barapfuye. Yo baravuga ati Imana ishimwe, ahimbaza Imana. Umugore we kwizera akora mushira. Arangije aravuga ati yes. Aravuga ati vuma Imana yawe nturangiza upfa. Oh dear Jesus. Ikintu dushaka kubwira abantu, yes, turakijwe n'ibyo watangiye gukurikira inzira ya Kristo, inzira y'umusaraba. As the Bible says, I'm the way of truth and the soul. No one comes to Father except through me. Yes, niko Yesu yavuze. Ni ngenzi kuri n'ubugingo, kandi ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Yes, John 14. Yes, John 14:6. Yes, Bible ivuga gutya. Ibyo turabyizera. Kandi remo n'abantu bakijijwe. Ariko iyo wakijijwe, uramaze kwakira Yesu umwami n'umukiza, bati ndidekaraye Kristo ari muri njye, Satani azakurwanya yivuye inyuma. Satani ntabwo azagenda agarwanye wa muntu udakijijwe, undi utazi no gutesenyeshwa. Kuko ujye ureba ukabona hari urugo rw'ibiramwe abantu, umugabo n'umugore baradrinkinga, binywera amayoga, bakora ibiki byose, nta n'umwe usenga, sandi ntibajya gusenga. Ariko ukabona urugo basi ruri nk'umuntu umusenga, rwirirwamo intonganya, bahora barwana, bahora bagira gute. Satani ari gushaka aho hantu. Satani ntabwo already yajya gutera umuntu, cyangwa ko utajya gutera, nta muntu wajya gutera umuntu utamurwaye. Niba ari umuntu utarakijwe, we ukabona iterambere rye riragenda, ukajya uzi ngewe n'uko nsenga, ngewe bigenda gute. Aho ngaho Satani arakurwaye. Kandi kugira ngo umutsinde, urufunguzo ni rumwe, mwambare intwaro z'Imana, kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ephesians. Yes. Okay. Ephesians 6. Yes. 6 from verse 10. Yes. Abefesi ibice 6 umurongo wa 10 umanutse hasi, ibyo ngibyo ribona. Kandi na Bibiliya ivuga intwaro z'abakristo, intwaro dukoresha mu ntambara zacu. Wow.
My God, this is so beautiful. Ese bantu b'Imana ntago muri kumva muryohewe ha? Njye no kuri ndumva ntarambirwa kukumva. I tell you. So ikintu tuba dushaka kubwira abantu, abenshi twarakijijwe, Yes, abenshi barabatijwe, yes, ariko hari abantu batazi ubundi ngo ibintu byose muri Kristo ni ukwihangana. muri Kristo no kwihangana. Yes. Hari abantu batazi uko kwihangana rero. Hari abo kwihangana binanira kumva neza birarangiye. Agahita ati Imana yarandekuye. Kandi Imana ntabwo igiye kurekura. Ngo icyo yavuze gikurikirana imyaka ibihumbi kigasohora. Ariko muvandi Christian, hari ikintu naje kumenya. Kandi umbabarire aba bantu bacyumve neza, nawe ukore assessment. Ukore assessment, ugende wicara urebe. Uziko ni ikintu njye naje kubona. Uziko iyo Satani agukoresheje akujugunya, aguta nk'imbwa nkaho atigeze akumenya. Yes, ibihembo by'ibyaha ni iki? Ibihembo byo gukora Satani ni urupfu. Oya no si nicyo ngicyo. Ubwabyo iyo asoje kugukoresha, arakujugunya akaguta nk'inuza, akaguta nk'imbwa ku musozi. Of course. Ariko my God, this is so beautiful. Ariko hari umuntu we wivugiye ngo this is a person. Umuntu wambaye umubiri. Ijambo ry'Imana rirabivuga ngo jambo w'Imana yambaye umubiri turamubona. Sibyo? Ngiye ndibuka umugabo witwa Simon. Yes. Yategereje umwami igihe kinini cyane bro. Ategereza umwami igihe kinini cyane. Ngo umwuka w'Imana umuzaho. Ni muri Luka. Ngo umwuka w'Imana umuzaho. Urambwira ati ngerekeza ku rusengero i Yerusalemu. Aragenda agiye Yerusalemu. Ahahurira na Mariya na Yosefu baje kubaruza umwana. Kwerekana umwana mu rusengero. Urabizi natwe umuco nshimye Imana ko mu Rwanda natwe umuco tuwugira. Iyo wibarutse umwana ujya kumwereka imbere y'Imana. Baby dedication. Yes, baby dedication. Yes. Ujya kumwereka Imana ukagira ute ukavuga ati Imana warakoze, I'm really thankful. Sibyo? So bagira ute Yosefu na Mariya baza kwereka umwana Imana mu rusengero. Sibyo? Ariko ahura na Simon. Bahuye, Simon arambwira ati wow, dore agakiza. We yaratunguwe ati neriye agakiza k'Imana, neriye agakiza kaje gutabara abantu. Ariko ikiye kinungura nuko nta muntu n'umwe wabimenye, kandi hari abatambyi, hari iki. Shuti mureke mbabwire, uyu Yesu tuvuga yabayeho. Yes. Uyu Yesu tuvuga nyine tugomba kumuvuga. Kandi niyo mpamvu I'm really hope ko niyo mpamvu nino channel nuno muyoboro wa The Redeemed Podcast wafungutse no kugira ngo twumve ibintu by'ukuri, tumenye Kristo. Kuko ushobora gukora ibintu byose bikarangira ari imfabusa, ariko hari umuntu wivugiye ati ariho hantu ashakaga kwerekeza. Nandi kuvuga kuri Satani ukuntu agukoresha yamara ageze kuri papasi yiwe akakujugunya nk'imbwa. Ariko hari umuntu wivugiye ati I will never leave you and I will never forsake you. I will never leave you nor forsake you. Yes. I will never leave you nor forsake you. Sinzagusiga kandi sinzaguhana. Jesus, we wanna thank you. Kandi nawe niwe umeze nkatwe. Muri comment section andikamo Jesus, I thank you. Yes. Ntago azagusiga kandi ntazigera nagutererana. Mu byaba ibyo ari byo byose ari muri wowe. Kandi nawe uri muri we. Yes. Amen. Wow. Wari kuvuga kuri Job. Yes. Nasomye The Story of Job. Aratangaje cyane. Kwizera kwa Yobu. Umuntu agukorera gushyira mu bintu by'ubu ngubu. Yeah. Ubu ngubu biragoye ko wabona umuntu nyine umeze nka Job. Ukuntu Yobu yakomeje agahimba Imana. Satani yabwiye Imana ati impamvu yo baguhimbaza, impamvu yo basenga
nuko afite biriya byose, impamvu ari fruitful, impamvu ari successful, nuko afite biriya byose. Imana ireba Satani aravuga ati ibyo yo batunze byose ndabiguhaye, ariko ikintu nk'ibyo ni ubugingo bwe. What a mighty God we serve. Ibintu by'Imana abantu benshi bashobora kuba urukundo rwa Yesu Kristo twe turabyumva cyane, nk'abantu babyaye barabyumva cyane. Jesus in the book of John, John 3:14. Okay, from 14. Yes. For God so loved the people. Is it 3:16? Yes, 3:16. For God so loved the people that he gave his only son, that however who believes in him shall not perish, but have eternal life. Eternal life. Iyo verse abantu benshi turayisoma umuntu nta muntu n'umwe utawoza, ariko ntabwo dupfa gusobanukirwa urwo rukundo. Ku bantu babyaye barabyumva. Wow. Wafata umwana wawe wenyine, umwana w'ikinege, his only son, ukamutanga ajye gucungura abantu, yitangira abantu, ariko Imana yarabikoze. God did this. Noneho nkunda cyane iyo ugeze kuri 6:17 aravuga ati God did not send his son to condemn the people in the world, but he sent him to save the people who lives in the world. In the world. Imana ntabwo yigeze yohereza umwana wayo kugira ngo acire habi ab'isi, ngo abacireho iteka. Kuko n'ubundi abantu bo mu isi, urukundo rw'Imana, Imana yateguye Mose. Reka duhere muri Genesis, mu isezerano rya kera, all the covenant, isezerano rya kera. Reka duhere mu isezerano rya kera. Ubwo Abisirayeli bari mu bucakara. Okay, ubwo uhereye muri Exodus, the book of Exodus. Igitabo cyo kuva. Imana yumvishe gutaka kwabo no kurira, gutaka k'ubwoko bwayo. Irangije yohereza Mose. Avuga ati Mose, numvishe gutaka k'ubwoko bwanjye, na decide kukohereza ngo ujye kubatabara. Mose byabanje kugorana, Mose aragenda. Mose agiye gutabara ubwoko bw'Imana. Arabikora. Yaba yari poroje ikomeye Imana yakoze, itwara igihe kinini kugira ngo ibe successful. Hanyuma bari mu butayu, ibibazo byabaye byinshi ntabwo nshaka kubinyuramo cyane, reka tubisimbuke. Ariko usomye igitabo cyo kuva, iyo story yose irimo. Imana yajyanye Mose ku musozi witwa Sinayi, imuhereza amategeko 10. Aravuga ati aya ni amategeko 10, genda yasomera ubwoko bwanjye bose bayumva. Ariko ibyo nyuma y'aho ngaho ayo mategeko abantu barayishe. Abantu bagiyeho barayica. Buri wese akajya gusambana n'icyaha, ariko ukajya ubona abantu babikora nk'aho wagira ngo ntacyo. Uzi itegeko rya mbere itegeko rya mbere ryari ryanditseho, ntuzasenga indi mana yindi uretse njye. Ariko yete hashize iminsi mike, urabona ko yagiye ku musozi amarayo iminsi, amajoro 40 n'iminsi 40, sibyo? Ari kumwe n'Imana mu bwiza bwayo, sibyo? Yaramanutse asanga babandi bari bamaze guhabwa amategeko 10 bro, asanga bigize ute, biremeye Imana zibigirwamana. Itegeko rya mbere ababyeyi bararyishe. Imana icyo gihe, my God, ubwo Abisirayeli bari bamaze kwibagirwaho Imana yagize gute, yabavana. Kuko bamaze kwiyakira ngo tuzapfira no kwa Farawo, naho tuzahambwa, n'abana bose tuzabyana n'abuzukuru, imiryango yacu izakorera Farawo, izaba muri Misiri. Imana irabimura, ibaha amategeko 10, bayarengaho. Hanyuma Imana yongera itegura indi project yo kuzana Yesu Kristo. Big project. Imana izana Yesu Kristo. Byarashobokaga yuko Imana yafata projet yayo ikayimura kundi mubumbi, ikava kuri Earth ikajya nko kuri Jupiter cyangwa kuri Mars. Byarashobokaga people, kuko reka twe nk'abantu, cyane cyane abantu biga za business barabyumva cyane. Ntago nakora business any place ngo ni failing nkagume. Niba mkoze place business and ntibe successful, ndayimura njyana n'ahandi. Ntago wahita wongera ngo uvuge ngo ahangaha byakunda kandi umaze kubona ko failing. Ariko ko urukundo Imana idukunda, ntago yigeze ifailing, ntago yigeze gutna failing. Byari kidufitemo cya cyizere cyende.
ngo araza. Iyo n'indi project ya kabiri Imana ikoze, asubiramo ya mategeko, which is the big project. Yes. Asubiramo ya mategeko, akora ibitangaza, bamwe barabyemera ntibabyemera. Yes. Yesu Kristo arangije abantu yasubiyemo aya mategeko 10, yongeraho irindi tegeko aho ati ndabaha irindi tegeko, nimukundane nkuko mwebwe mukunda abanzi banyu, kandi ngo mujye mubasengera, kuko ngo Imana yacu ngo ivubirira imvura babi n'abeza. Uko niko iteye. Yes. Uko kamero kayo. Urukundo yes, ako niko kamero k'Imana. Yes. No hantu itandukaniye n'abantu buriya. Wow. Uziko hari umuntu wanganirije arambwira ati uzi iyo murasabira umwanzi wawe ngo Imana imuhane, aba urimo gukora ikintu cyiza, kandi uwo mwanzi wawe nubwo yakugiriye nabi ariko yeti ku Mana ni umwana wayo. Jesus. So projet ya Jesus ya Yesu Kristo yamaze imyaka 30. Imyaka 30 kuva Yesu avutse. Ubwo hari n'indi myaka Imana yafashe, indi myaka yafashe bategereje ngo Yesu Kristo azaza azacungura isi. So nyuma y'imyaka Yesu yaravutse imyaka 30, kera umugabo yemererwaga guhagarara imbere y'abandi bagafite imyaka 30. Yes. Niko imihango y'Abayahudi kiragihe yari iri, nkuko natwe inaha biri, ko iyo umuntu amaze kuba umugabo, sibyo? Umuntu amaze kuba umugabo bakamuclassifyinga mu cyiciro cy'abantu bakuze imyaka 18, ariko umanutse hepfo gatoya umuntu aba mukuru afite imyaka 16, kuko nibwo ahita atangira kugira guhabwa zino mapuro z'ibimuranga, irangamuntu. Yes, identity. Niyo mpamvu na Yesu yatangiye ministry ku myaka ingahe? Yatangiye ministry ku myaka 30, kuko muri kiriya gihe cyabo Abayahudi, sibyo, umuntu bamubaraga kakuze ageze mu cyiciro cyo kuba umuntu mukuru afite imyaka 30 yuzuye neza. Yes. Abantu muri icyo gihe rero batekerezaga yuko ubwo Yesu niba azaza rero azaza ari umuntu nzajya nkoraho, nkambonye amadolari, nkatambonye diyama, cyangwa ngo ifeza n'izahabu, niko babivuga. Niyo mafaranga yakoreshwaga. Cyane mukoraho mpite bumva ko ari umuntu nyine bazavanaho ibintu by'igitangaza. Ariko kuba mitekereje siko yaje. Yaje ari umuntu umeze nkabo. Bamwe batangira no kutamwemera. Ahubwo uri munsi yabo. Ati umuntu baza yari umubaje, umuntu baza bamwe batangira no kutamwemera. Nicyo kintu kigaragaza Imana dukorera ukuntu imeze. Ariko wese akajya avuga ati ndababwiza ukuri ko nta muntu zemerwa iwabo. God have mercy on us kabisa. Yarabibabwiye. Yesu igihe kiragera birangira abantu baramwisha. Reka tuvuge inkuru tunagana no ku musozo. Tuzakomeza next episode according to your comments. Yes. Turacyari ku rukundo rw'Imana, ku rukundo rwa Kristo, ikintu cyatumye Imana yohereza umwana wayo ku isi ngo aze aducungure. Yes. Nyamara nubwo abantu batabyemeye, bamwe ntibabyizere, igihe kiragira Yesu arapfa, baramwicishwa n'abantu, ariko n'undi yaje kuzuka. Abantu yicwa n'abantu n'ubundi bamuzanye yaje gutabara. Ibaze icyo kintu. Imana kubera rwo rukundo rwayo, kuko bavuga nti his mercy endless forever. Urukundo rwayo ngo ntirugira akagera, imbabazi zayo zihoraho iteka. Irongera itegura Apostle Paul. Apostle Paul araza aratubwira ya mategeko yasubiramo. Yes. Nawe birangira nawe byarangiye abantu bamurwanya bavuga ngo arimo ararwanya ubutegetsi bw'Abayuda. Abayuda n'Abaromani. Paul nawe baramwica. Wow. Ese bantu inshuti zanjye bakundwa bene data, muri kumva kuvuga uyu mwami bitaryoshye? Ikintu nshaka kubwira abantu muri comment section, umuntu udukurikiye natwandikire, ese urukundo rwa Kristo sobanuye iki kuri wowe? Wowe urubona ute? Ese hari undi muntu wabonye kuri iyi si, cyangwa se ubona azaza wadukunda atatuzi, akatwitangira atatuzi,
kandi twari abo gupfa, nta kimwe, nta any cost adukurikiyeho, atavuze ati mubanze mumpereze ibi ngibi nimbakize, akadukiza. Urukundo rw'Imana muri make, urukundo rwa Kristo urubona ute ku buzima bwawe, cyangwa se urwumva ute? Nicyo kintu nshaka abantu bari buze kutwandikira muri comment section. Muri comment section, yes. Okay. Nk'uko umuvandimwe wanjye yari ari kubivuga, kuvuga uyu mwami biraryoha hejuru y'ibiryo twaba turya byose uburyo biryoha. Kuko iyo urimo uravuga uyu mwami wumva ubuzima burimo buraza muri wowe, kuruta uko warya ibiryo dusanzwe dukoresha mu ngo z'iwacu cyangwa ahandi hantu hose twaba twagiye. Iyo uriye biriya biryo n'ijambo ry'Imana rirabivuga. Muri Matthew 6, Yesu arimo aravuga ku mutsima, sibyo? Kari we mutsima. Ati Mose yabahaye umutsima, sibyo? Imana yamuhaye ngo ibahereze, sibyo? Ariko ntabwo ari wo mutsima w'ukuri. Kandi ngo basokuruza bacu bari iyo mitsima, ariko n'ubundi yeti barapfuye. Ariko twebwe niturya umutsima w'ukuri, ari we Yesu Kristo, ari ryo jambo ry'Imana, ubuzima buba buri muri twe. So murabyumva ko kuvuga uyu mwami biraryoha cyane. Twabivuga tukabiraramo, tukabyirirwamo, kandi turyohewe, tutananiwe, nta kintu twakoresheje. So turagira ngo tugusabe, iki kiganiro wagitera inkunga, wakanda subscribe, wakanda like, wakora share, ewana mu buryo bwose. Support yawe irakenewe, kuko uri umujene, nubwo utari umujene ariko iri jambo ry'Imana ryakuryoheye kandi ryakunyuze, waduha support. Icyo turi kugusaba, support yawe ntoya mu bigaragara, yes, iri big in the kingdom of God. Yes, because the Bible says when we sow a seed in the ground, mbivuge mu Kinyarwanda, iyo ubibye imbuto mu butaka, iyo mbuto ubibye hashira igihe, ariko iyo ikuze yera ubwiza bw'imbuto zayiturutseho, kandi ziza zabaye multiplied. Iyo watera iriya ariyo yose iragwira, iba multiplied. Yes. So sinzi umuvandimwe wanjye niba ari ikintu yaragiye kongeraho. Reka dushimire abantu badukurikiye, babanye natwe, bakaba bari batugezanye ku musozo. Imana ibahe umugisha. Ubwo naho ku indi episode ikurikira, ubwo ni stay tuned. The Lord may bless you all. Okay, so as my friend, my brother in Christ said, so stay tuned. Let us meet to the next episode. It will be pleasure to meet you to the next episode. So remember, please hit subscribe button and make share and do a like. So leave us a comment section. Leave us your opinion in a comment section. So thank you. Bye bye.